Imibare y'icyatsi kibisi ureba muri taburo ya telefone yanjye uri kuyibona uko ndi kugenda nzamura, aho uri kubona imibare y'icyatsi kibisi ayo yose ni amafaranga ariko y'amanyamahanga. Bishatse kuvuga yuko kugira ngo ajye kuri simukadi yanjye binsaba gukora ivunja n'ivunjisha, nkagurisha aya manyamahanga bakama amafaranga dusanganywe mu gihugu cyacu. Aya mafaranga yose hamwe ngiye kukwereka uburyo ki mba nayakoreyemo n'aho mba nayakuye, ubundi nkwereke na application imfasha kuyakuramo amanyarwanda nkayashyira kuri simukadi yanjye kuri mobile money yanjye. Nk'uko uri kuyareba mba nayakuye muri application zigera kuri 12. Bishatse kuvuga yuko mba nakoresheje internet, nkakoresha na telefone yanjye n'umwanya wanjye gusa, nta kindi kintu na gitoya binsabye. Nawe niba ufite internet yawe ukaba ufite umwanya wawe, ugiye kunkurikirana nkwereke ngo agenda avaho gute, aza gute, n'ugute nkoresha internet n'ubundi nkaba nabasha kubona aya mafaranga atari makeya nk'uko nawe ubyirebera. N'amafaranga menshi cyane uyashyize mu manyarwanda ntabwo wahita ubona umubare ukubangukiye ako kanya, kuko reka nkubwire yuko kugeza uyu munsi hano kuri Mbiri urabizi nta kindi dukora, twiga business online n'ubundi zitadusaba kuba twagira gute twashora. Tugendane akantu ku kandi rero. Rekeraho gutunga TikTok na Facebook muri telefone yawe, ahubwo tunga izi application zigera kuri 12 ngiye kuba nakwereka nkanagusobanurira buri umwe iko ikora, ikaba yabasha kukubyarira amafaranga n'ubundi mu gihe wagatakaje umwanya uri kuri Facebook no kuri TikTok uri gusikororinga. Reka tugendane akantu ku kandi. Ahangana guteguriye application zigera kuri 12, imwe kuri imwe wowe urahitamo ijyanye n'ubushobozi bwawe cyangwa se ijyanye n'imikorere yawe, iyakorohera kugira ngo ube wabasha gukuramo amafaranga ku buryo bworoshye cyane. Turahera kuri application ya mbere, ngiye kuyagutungiraho agatoki kugira ngo ubashe kuba wamenya ngo zikora gute cyangwa se zikoreshwa mu buhe buryo. Reka tugendane rero. Application ya mbere nk'uko uri kuyibona nakwerekerejeho utuntu tw'udukoni, urayibona handitseho Honeygain. Iyi application yitwa Honeygain. Application ya Honeygain rero byashoboka ko atari ubwa mbere uyumvise. Ndakubwira mu ncamake ukuntu iyi application ikora cyangwa se ukuntu ikoreshwa nk'uko uyireba nyine. Iyi ngiyi kugira ngo ibe yabasha kukuvunja cyangwa se yabasha kuguha amafaranga, reka nkubwire yuko ibasha gutwara internet yawe. Urayifungura igahora ifunguye, ariko mu by'ukuri wowe utari kuyikoresha nyine wowe uyijyamo ugakora kuri connect, ugafungura connect yawe igatwara internet utari gukena cyangwa se internet utari gukoresha, mu gihe wowe internet yawe gutwarwa na MTN nyine yayindi ubu udakeneye ku ruhande. Yimaze kwitwara n'ubundi ibasha kuba yakuvunjira ikakuvunjiramo amafaranga. Reka tujye kuri iyi ngiyi ya kabiri ingenzi yayo nk'uko uri kubibona, iyi byegeranye. Iyi ngiyi rero uyite Gamegara, nayo reka ngushyirireho agakoni ubashe kuyibona. Iyi ngiyi yitwa Gamegara. Iyi ngiyi ubasha gukina game n'ubundi nayo ujyamo ugakina game zimeze nka zimwe z'abana. Niba ufite akanya ujyamo n'ubundi ugaplayinga game, ukajya wubakamo utuntu tw'utuzu n'ubundi ukabasha kuba wakinjiza amafaranga nubwo bagutegeka n'ubundi gukina buri munsi. Bishatse kuvuga ko buri munsi wajya ufata nk'iminota 30 cyangwa 15 ukazamo hano ugakina game, nayo akabasha kujya mu yandi ukabasha kongera balance yawe. Reka tujye kuri yindi ya gatatu. Nk'uko ubibona nateguye nyinshi, turagerageza kwihuta kugira ngo zose tube twazirangiza. Iyi ngiyi ya gatatu rero bita M-Pesa. M-Pesa ntabwo ari ubwa mbere tuyivuze hano kuri Mbiri, kakubwire yuko kandi atari ubwa mbere waba uyumvise. Iyi ngiyi nayo ujyamo bakakubaza ibibazo ukajya usubiza, biba bigendanye n'ubuzima bwa buri munsi ubayemo. Bishatse kuvuga yuko ubuzima bwa buri munsi ni wowe ubuzi, ntabwo ari njye ukuziye ubuzima. Nanjye njyamo ngasubiza ibigendanye n'ubuzima bwanjye bwa buri munsi n'ubundi bakabasha kuba banyishyura bagendeye nyine ku kuntu nasubije ibibazo. Reka tujye ku yindi rero ya kane. Iyi ngiyi ureba ya kane iri hano hejuru, iyi ngiyi yitwa Binance. Iyi ngiyi niyo ibasha n'ubundi kuvunja ariya mafaranga nkweretse, niyo ibasha kuyagarura mu manyarwanda. Iyi ngiyi nta kandi kazi kayo twari twababwira usibye kuyivunjishirizamo amafaranga. Nako nimugakenera muzatwandikira hasi muri commentaire tube twabasha kuvuga byinshi kuri yo, ariko umunsi wa none narinje kuyikubwira nk'aho ariyo ivunja amafaranga. Reka tujye ku yindi application ya gatanu. Application ya gatanu uyite Atoke. Atoke reka nkubwire yuko nayo ujyamo ukareba short videos zizwi nk'ama ads, ukabasha kuba watureba utwo tu video n'ubundi tukaba ari two tugenda tukabyara amafaranga. Ba nyira twaba badushyizeho mu buryo bwo kwamamaza, n'ubundi nawe uragenda nyine ukarebye bari kwamamaza mu buryo busanzwe. Akavideo kamwe gafite amasegonda 20 ndetse na 17, wamara kureba utwo tu video n'ubundi balance yawe ikazamuka ukabasha kwinjiza nyine muri ubwo buryo. Reka tujye kuri application
ikurikira ya gatandatu, application ya gatandatu yitwa M-Pesa. M-Pesa nayo ntago ari rimwe tuyigarutseho ahangaha kuri mbiri. Iyi ngiyi rero wakwibaza ngo ikora gute? Iyi ngiyi ukora icyitwa check-in ya buri munsi, nayo ubusabwa kuhagera buri munsi. Umunsi uraye utahageze nabo barawukwereka yuko ufite ikirarane, nyine ufite ahantu hakabaye waraje n'ubundi. Bimeze nko kujya gusinya, uragenda n'ubundi ukandukura ijambo baba bakwandikiye, wamara kuryandukura mu mwanya bakweretse uri buryandukuremo, ukabasha gukora ku ijambo check-in, ugakora check-in ya buri munsi. Ayo nayo n'andi mafaranga ajya kuri balance yawe, urabona yuko zimaze kuba nyinshi. Reka tujye ku ya karindwi rero. Iya karindwi rero nta kindi ikora, ujyamo wowe ukaba wabasha kureba coin zirimo ukazihesha agaciro. Urabona yuko nayo ubwayo yitwa coin play. Iyi ngiyi rero ujyamo ugahesha agaciro amacoin aba arimo y'amanyamahanga, ukajya ukora kuri buri coin ugatapinga, muri make y'amafaranga yayo ni tap. Ikindi kandi reka nkubwire yuko zimwe muri izi application n'ubundi iyo utumiye nabwo baguha ibihembo. Bishatse kuvuga yuko ugiyemo nukajye unakora urugero nko muri iyi coin play, iyi ngiyi yitwa Game Gara. Izi ngizi ni application n'ubundi ujyamo ukaba watumira ukaba wabasha kubihemberwa. Iyi ngiyi nayo rero reka tuyiveho tujye ku yindi application ya munani. Application ya munani yitwa Reward 11 nkuko uri kubibona. Iyi ngiyi nayo rero Reward 11 nta kindi ukora, ujyamo baba baguteguriye utuvideo dutatu twa buri munsi. Iyo umaze kutureba na ujya handi bakakubaza ibibazo by'uwo munsi bigera kuri bitatu, nabyo ukabisubiza n'ubundi nkuko babikubajije. Biba ari ibibazo byoroshye cyane, ukora yes cyangwa no, ubundi ukikomereza, ntago bagufosinga, uremeza cyangwa ugahakana, nayo ukabasha kubona reward zawe z'uwo munsi. Nkuko bireba handitseho Reward 11 yawe ugomba kuyibona ya buri munsi n'ubundi ihwanye n'amafaranga agera muri 700. Reka nkubwire yuko iyi ngiyi ikurikira ari High Farm nayo rero ujyamo ukaba wabasha gukina game cyangwa se ukajya kuri live. Haba hariyo abantu bari kuri live, yaba abanyarwanda cyangwa se abanyamahanga, ariko wowe kuko uba wiyandikishije nk'umunyarwanda bakwerekeza ku banyarwanda bene wanyu. Iyi High Farm nayo rero ujyamo ukajya kuri live ukaba wabasha kumaraho amasaha 2. Utakora ibyo ngibyo ujya ku rubuga rwabo bafite game, ugakina game iminota ushatse ufitiye umwanya, nabo bakaba babasha kuguha amadolari. Nzagaruka n'ubundi nkwereka uko babikuza muri izi application imwe kuri imwe paka tugeze ku ya nyuma. Reka tujye kuri iyi ngiyi rero ikurikira ya 10. Application ya 10 nkuko uyibona ni MetaMask. Ikora iki? Tuyifashisha tuvunjisha amafaranga atavunjishwa muri Binance. Bishatse kuvuga yuko nayo ntago bayikoreramo amafaranga, ahubwo bayikoresha nk'ivunja n'ivunjisha nyine. Iyi ngiyi ni MetaMask. Reka tuyiveho rero tujye kuri iyi application ya 11. Application ya 11 na yindi ni Tao Network rero yo ukuntu ikora ni mining. Iyi ngiyi ni mining, iri ku miningwamo ifaranga uyu munsi ryitwa Tao, ariko reka nkubwire yuko ritarajya ku isoko. Bishatse kuvuga yuko umunsi ryagiye ku isoko abamayininze aribo bazagira gute, bazabikuza cyangwa se bazasarura nyine ibyo bamayininze. Reka twihute rero tujye ku yindi application ya 12 nkuko nabikubwiye ari nayo ya nyuma. Nari naguteguriye application 12. Iyi ngiyi yitwa RP Rewards yenda kumera neza nka Reward 11 nari nakubwiye hejuru, kuko nazo ujyamo ukareba utuvideo baba baguteguriye dutatu ku munsi, ukabasha gusubiza ibibazo bitatu ku munsi baba baguteguriye, ukaba wabona ama rewards yawe. Mwibutse yuko nayo iyo utumiye abantu babiguhembera cyangwa se abantu nabo uko bakora utwo tubazo ugira inyungu ugaininga zibaturutseho. Ntago biba ari itegeko ahangaha gutumira abantu, kuko ntago bagufosinga nguzane abantu. Oya, we ngwino ukore ibyo bagusaba ku munsi, biyamamariza ibyawe bari kwamamaza muri utwo tuvideo cyangwa se bimenyera ubuzima bwa buri munsi abantu bagiye batandukanye baba babayeho, ubundi nawe babashe kugira gute, babashe kumfata ayo makuru. Niba bayacuruza simbizi, ikizima nuko ngewe mbikora bikanyinjiriza kandi nkabasha kubona ayanjye agera kuri mobile money. Nkuko mbikweretse hano harimo application ebyiri twifashisha tuvunjisha amafaranga. Amwe namwe muri izi ngizi aza ari amanyamahanga, usibye nka Game Gara niyo ibasha gutanga amanyarwanda, ariko izi ngizi nyinshi muri zo n'ubundi ziyakuha ari amanyamahanga. Hari indi nakwereka rero ahangaha iguha amafaranga y'amanyarwanda ariko ikayaguha mu buryo bw'amayinite y'ukwezi. Iyi ngiyi ya M-Pass, iyi ngiyi yo ibasha kuyaguha ari amayinite, ukayaguramo amayinite nyine, kuko uragenda ugahitamo simukadi umaze gukora utubazo bakubajije wamaze kugwiza aya mayinite, kuko bahera ku ijana gusubiza hejuru. Iyo maze kugwiza aya mayinite rero uhitamo simukadi ari Airtel cyangwa MTN, ayo mafaranga agahita ajya kuri balance y'amayinite, apana kuri mobile money, ahubwo agahita avamo amayinite nyine. Niba ushaka y'ukwezi watangira kuyateguriramo hano, niba ushaka ya buri munsi yo guhamagara ni hano wayakura, nta handi hano. Reka tubonane muri video y'ubutaha. Nitwa Mbiri n'ubundi hano ni kuri Mbiri. Niba utarakora subscribe urasabwa kuyikora. Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi uratwandikira hasi aho muri comment tuzagusubiza. Ikindi ushaka kutwandikira nimero zacu ziba ziri kuri WhatsApp, watwandikira nta kibazo twagufasha.